Hari ibimenyetso bya kanseri abantu benshi birengagiza, reba niba nawe utari muri bo. Abantu benshi bagenda bafite ibimenyetso bya kanseri mu mibiri yabo, ariko ntibabimenye, gusa bamwe n'iyo babimenye barabyirengagiza, abandi bakabyitiranya n'iby'indwara zisanzwe. Icy'ingenzi ni uko iyo ubimenye kare ushobora kwivuza ugakira, naho iyo ubimenye utinze biba bibi cyane, kuko utangira kunywa imiti ihoraho mu buzima bwa buri munsi, kandi ntibibuze kanseri gukura. Uyu munsi ngiye kukwereka ibimenyetso 5 by'ingenzi cyane ugomba kwitaho kandi ukabiha agaciro. Kuko niba ujya wumva ibi bimenyetso, ushobora kuba uri mu byago utabizi. Reba videwo yose kugera ku iherezo, umenye ikimenyetso gikomeye kurusha ibindi ugomba kwitondera kidasanzwe. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kanseri ni indwara ishobora gufata umuntu wese, ariko ikibazo gikomeye ni uko hari ibimenyetso byayo abantu benshi birengagiza cyangwa bagatekereza ko bidakomeye. Akenshi umubiri w'umuntu ujya utanga ibimenyetso bya kanseri, ikibazo ni uko bidahabwa agaciro kandi bisobanuye byinshi ku buzima bw'umuntu. Reka noneho turebe bimwe mu bimenyetso bya kanseri, nawe ube hafi wenda wasanga hari icyo ukwiye kubikoraho. Ikimenyetso cya mbere ni ukugabanuka kw'ibiro utabishaka. Kugabanya ibiro ku bushake ni byiza ku bantu bashaka kunanuka, ariko kugabanuka kw'ibiro utabishatse ni ikintu gikomeye cyane. Hari igihe umuntu ajya kwambara imyenda ye nk'uko bisanzwe, agatungurwa n'uko yabaye minini isigaye imuruta, akumva n'abandi bantu bamubwira bati ko wananutse byagenze gute, nawe kuko nta cyamubayeho azi icyabimuteye akicecekera, ariko iyo bigenze gutyo si ibintu ukwiye gufata nk'ibisanzwe. Iyo tuganira ku iki kimenyetso, tuba tuvuga kugabanuka kw'ibiro ku buryo bwihuse utabiteganije, kandi nta n'impamvu igaragara yabiguteye. Umubiri ushobora kugabanuka ibiro kubera uri gukoresha imbaraga nyinshi mu kurwanya indwara. Mu gihe wafashwe na kanseri rero, uturemangingo twayo dushobora gukura vuba cyane, bigatuma umubiri ukoresha karori nyinshi maze ukananuka. Ikindi kandi, hari kanseri zimwe zituma umuntu atakaza apeti ntashake kurya, maze icyo gihe agatakaza ibiro byihuse, aho birumvikana. Ariko igiteye impungenge cyane ni igihe umuntu arya neza agakomeza kunanuka. Iki gihe biba bivuze ko umubiri we hari ikindi uri gukora kidasanzwe. Niba ubona utakaje ibiro nibura 5 mu gihe gito, kandi ntacyo wahinduye mu mirire yawe ya buri munsi, gira amakenga maze wisuzumishe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukumva ufite uburibwe budasanzwe. Ubundi kubabara ni ikintu gisanzwe mu buzima, ariko hari uburibwe butandukanye n'ubusanzwe. Ubwo buribwe budasanzwe iyo ufashe imiti yabwo ntibushira namba, ahubwo ukomeza kubabara. Urugero, ushobora kumva ubabara umutwe buri gihe, ukanywa imiti ariko ntibishire burundu, cyangwa ukababara mu gifu, wanywa imiti ntibishire, cyangwa uburibwe bukagabanuka gake maze ubundi bukagaruka, ukajya wibwira ko ari uburwayi busanzwe bw'igifu nk'uko n'abandi bakirwara. Mu gihe wafashwe na kanseri, uburibwe bushobora guterwa n'uko hari igice cy'umubiri kiri kwangirika, cyangwa hari ikibyimba imbere gikanda ku mitsi n'ibindi bice by'umubiri, maze ububabare bukaba bwinshi kandi bugahoraho. Ikindi kintu gikomeye ni uko ubu buribwe bushobora guhindura uburyo ubaho. Ntushobora gusinzira neza, kandi ntushobora gukora akazi kawe neza nk'uko byari bisanzwe. Iyo bigeze aha rero, ni ingenzi kwibaza gutya: ese ubu buribwe bumaze igihe kingana iki? Ese ubu buribwe buriyongera cyangwa buragabanuka? Ese imiti isanzwe irabugabanya cyangwa ntakikora? Niba ubona uburibwe bumaze igihe kirekire kandi butagabanuka, ni byiza kujya kwisuzumisha. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugira umunaniro udasanzwe. Kunanirwa ni ikintu gisanzwe ku bantu bose, nk'iyo wakoze akazi kenshi, utaryama neza, iyo ufite siterese, ushobora kumva unaniwe pe. Ariko kunanirwa kudasanzwe tuvuga aha, ni ukunanirwa kudafite impamvu isobanutse kandi kudashira n'iyo waba uruhutse. Hari nk'abantu babyuka mu gitondo bakumva bananiwe kurusha uko baryamye bameze. Ushobora gusanga uryamye amasaha ahagije, ariko mu gitondo ukumva nta mbaraga ufite, umubiri wose umeze nk'uwo bahondaguye. Ibi rero si ibisanzwe.
Ikindi kiranga ko unaniwe cyane ukudasanzwe ni uko n'akazi gato cyane wari usanzwe ukora kagutwara imbaraga nyinshi. Urugero nko gukora isuku yoroheje, kugenda n'amaguru metero nkeya, byose bikagusiga wumva wacitse intege ku buryo bukabije. Nk'uko twabivuzeho rero, iyo hari kanseri uturemangingo twayo dushobora gukura vuba cyane, tugatuma umubiri ukoresha ingufu nyinshi mu kuyirwanya, maze ukumva unaniwe ukudasanzwe. Nanone kandi hari igihe kanseri ituma amaraso agabanuka. Iyo amaraso ari make, umubiri ntubona ogisijeni ihagije, bigatuma wumva unaniwe cyane. Ndetse ushobora no kumva umutwe uzungera cyangwa ukabura imbaraga zo gukora ibintu wari usanzwe ukora. Ikindi kintu gikomeye ni uko kunanirwa kudasanzwe kumara igihe kirekire, si umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ni ibintu ushobora kumara n'ibyumweru cyangwa se ukabimarana amezi wumva nta mbaraga ufite kandi nta mpamvu ifatika yabyo uzi yaba yarabiguteye. Niyo mpamvu kandi ukwiye kwibaza ibibazo uti: ese uyu munaniro umaze igihe kingana iki? Ese niyo nduhutse ntushira? Ese hari indi mpamvu ishobora kubitera naba nzi? Niba ibisubizo byose ari oya, ni byiza kujya kwisuzumisha kwa muganga bakareba ko utafashwe na kanseri hakiri kare. Ikimenyetso cya kane cyo ni impinduka ku mubiri. Umubiri wacu uhora uhinduka, ariko hari impinduka ziba zidasanzwe. Hari nk'igihe ushobora kubona ikibyimba gishya ku mubiri kitari kigusanzweho, kimwe nk'uko ushobora kubona umubiri wawe uhinduka amabara. Iki gihe uba ugomba kugira amakenga maze ukajya kwisuzumisha. Ikindi ni impinduka mu myanya ndangagitsina nabwo utari ubisanganywe. Ibi biba ari ibimenyetso mpuruza byo kwitondera. Ikibazo gikomeye ni uko abantu benshi babyirengagiza, bakibwira ko bizashira ubwabyo, ariko birangira nabi iyo uwo byageze hatihutiye kujya kwa muganga. Ni byiza kumenya umubiri wawe, kuko iyo uzi uko usanzwe uteye, nyuma ukibonaho ikintu gishyashya, biroroha kumenya impinduka. Ikimenyetso kidasanzwe ari nacyo cya nyuma ni ukwibonaho amaraso adasanzwe. Iki ni kimwe mu bimenyetso bikomeye cyane kandi kigomba kwitabwaho ako kanya. Gusa ikibazo ni uko iki kimenyetso abantu benshi bakirengagiza cyane. Amaraso adasanzwe ni amaraso agaragara aho atagombye kuba uwo mwanya. Urugero: amaraso mu nkari, amaraso mu mwanda mukuru, amaraso mu gikororwa, cyangwa se ku bagore ugasanga barava amaraso mu gitsina atari no mu gihe cy'imihango rimwe na rimwe, cyangwa se yaba ari imihango nayo igasanga ivuye mu buryo budasanzwe, nk'aho wagira ngo umugore hari ikintu cyamwishe imbere mu gitsina, maze bigatuma ava cyane ukudasanzwe. Iyo ubibonye si ibintu byo gutegereza ngo urebe niba bizashira, uba ugomba kwihutira kujya kwisuzumisha niba nta kanseri urwaye. Amaraso mu nkari ashobora kugaragaza ikibazo mu mpyiko cyangwa se mu ruhago. Amaraso mu musarani ashobora kugaragaza ko ufite ikibazo mu mara. Gukorora amaraso byo ni ikimenyetso gikomeye cyane cyerekana ko hari ikibazo mu bihaha cyangwa se mu nzira z'ubuhumekero. Ku bagore ho kuva amaraso mu gitsina mu gihe kitari icy'imihango cyangwa se mu buryo budasanzwe niyo waba uri mu mihango, nabyo ni ikibazo gikomeye kiba kiri mu myanya myiza. Icy'ingenzi ni uko ibi byose bishobora kuba bifitanye isano n'indwara zikomeye harimo na kanseri. Ikibazo ni uko abantu bamwe babifata nk'ibisanzwe bakavuga bati birashira, ariko hari igihe bitagenda uko ubitekereza maze ukagezwayo. Igihe cyose ubonye amaraso aho atagomba kuba, igikorwa cya mbere ni ukujya kwa muganga ugafashwa indwara itaragera kure. Icyo twagarukaho dusoza, hari ibimenyetso byinshi abantu bakunda gufata nk'ibisanzwe kandi bishobora kuba ari ubutumwa umubiri uba uri gutanga nk'ikimenyetso kiri sinyare. Twabonye ko uwafashwe na kanseri agabanuka ibiro atazi impamvu, agira umunaniro udasanzwe, akagira uburibwe budasanzwe, akagira impinduka ku mubiri n'ibisebe bidakira, akaba yagira amabara ku ruhu n'ibindi twabonye. Kandi hari n'ikimenyetso gikomeye cyo kuva amaraso kudasanzwe. Byose bikaba ibimenyetso bidakwiye kwirengagizwa. Si ukuvuga ko buri kimenyetso cyose wibonyeho kivuga ko urwaye kanseri, ariko kwisuzumisha kare nibyo bitanga amahirwe menshi yo kuvurwa neza ku gihe. Niba hari ikimenyetso kimwe cyangwa se bibiri mu byo twavuze umaze igihe ubona ku mubiri wawe, jya kwa muganga hakiri kare aho gutegereza ko gikomera. Murakoze cyane kuba mwakurikiranye kino kiganiro kugera ku musozo. Niba hari icyo wumva wungutse, wagisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye ibi bimenyetso hakiri kare. Kandi niba ufite icyo wifuza ko twaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, watwandikira muri komenti. Mugire amahoro
naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.